Sheri ntabwo duteze ikibazo kirekire. Nje nawe turi abantu bakuru. Ni inshuti yacu. Urumva wowe nawe ndabareba gutyo uko. Kandi buretse uzabureba. Izina ry'Imana nayibatwikira. Ibyo byo bimenye. Iyi nzu ngewe Isabelle nayibatwikiramo. Ntose kugiye kurugose Enva reka nkubwire mbabarira. Mbabarira. Ntafite abo bavindimwe se ntafite rega muyoke ko nubwo ibyagenda byose hanta nyine nawe yaremye umuryango wo ku ruhande kandi twe tugomba kumurwanirira. Byaranshatse nayo byari byo rwose. Igihe amaze muri koma byose mukoma amwe nazagendera ko tukagumya tukamera mu cyakirungu cyaheze ku rumwe yarapfuye kera. ntamenye ibyari byo mama. Ariko Imana ishobora kudufasha wabona rwose koze igitangaza ukabona twongeye kumubona avuga rwose. Imana niyo niyirebera hose icyarimwe ikareba ibyihishe n'ibigaragara. Kandi n'inyembabaze buriya musuze yari muzima rega. Mwana wakashize igihe Mami, Keri. Mama. 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 Arakangutse? Arakangutse? Waza kangutse. Arakangutse? Arakangutse. Ye baba warareba. Umwana wongera akangutse. Arakangutse mani ushobora byose ariko mani urinyembaraga mani ushobora byose. Umwana wanjye n'igihe cyose yaramaze arakangutse kuko Imana ni inyembabazi. Imana duse. Wamwumvisha avuga? Imana irakomeye. Mana we Mana. Ye baba wereba neza n'ukuri. Ayiwe. Reba n'ijisho rirareba disi gusa afite imbaraga nkeya. Ayiwe ariko araza kumera neza ariko ubwabasha. Wumvishe avuga? Wamwumvishije? Yego. Afite imbaraga nkeya ariko ubanza aza kumera neza. Imana ikoze ibitangaza. Mana we Mana ushobora. Ihangane ntabwo nifuje ko wanyura mu mibare meze gutya. Imana koko uri Imana nzima uri Imana ishobora. Mbonye ikimenyetso cy'ibyiza kuri wowe. Mana. Imana yaza kugenza neza kandi uraza kuba mu buzima neza. Ndetse kandi nanjye niteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ugire umere neza. Brother. Mama Imana irakoze. Yewe mwegera urebe mama. Hanta. Afite intege nyinshi. Mama hereza Imana icyubahiro. Oya naye icyubahiro n'ukuri. Nayihereje icyubahiro. Mama iki ni ikimenyetso cy'ibyiza pe. Mwana icyo kirandetse kubera kwishima kuko birandetse. Wabonye ko yatangiye kuba yavugisha n'abantu. Oya kuba avuze byonyine birahagije nibigaragaza yuko avuye muri koma. Imyaka yose ntuzi ko ari imyaka. Uzi ko ukwezi kose yari amaze njye nabonaga ari nk'umwaka. Afite isoro bazamfata gute muri muna wanjye. Iyo tubyigoreye icyangombwa ni uko akangutse. Reka manze turebe yuko yagira ubuzima asigaye tuzabisubiramo. Humura. My brother. Ndagukunda kandi niteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo ureke ubuzima neza. Mbabarira. Byabaye ntabwo ari igihe wateye. Ni umushinga n'uburakari ariko nzi neza kugiye kumera neza. My brother. Niba uratamutumuka yewe muve hejuru. Oya ntabwo ari kumbona mama buretse. Arakubona se arakuvugisha. Humura. Ngwino ariko. Ndahari. Ngwino. Kandi niteguye kugufasha. Ngwino aba wicaye hano utamutumuka. Buretse numva ko mvugisha ariko mama. Nta mbaraga afite ntabwo ubibona wowe. Hanta humura biraza gukunda. Icara hano. Hanta. Icara hano hura. Muve hejuru nta. Mama ari kumbona buretse ndetse ko yamvugisha. Icara ngaho umuretse gatoya. Ntabwo ubona ko nta mbaraga afite. Usikwire. Ntihagize Imana akamvugisha nibura mu mukuru. Ntabwo aravuga we ntubibona ko nta mbaraga afite ntabwo. Gusa ari kuntekereza gute koko mama? Uzurona yari yatekereza neza mureke tumuhe umwanya
dushimira Imana yuko avuyeyo urumva hasigaye tubareke gatoya abanza afata akabaraga nafata akabaraga araza Mana dufasha avuge uravuga ntiyavuze umwumviza dufasha avuge nuko yarambuye n'ijisho my brother ndahari humura my brother ndahari humura kandi tayari kugufasha kugira ngo ubashe kugenda neza ntabwo ari igihe mbabarira usabye imbabazi my brother nyumva my brother nyumva kandi ndahari kubwawe kugira ngo ugende neza turi kumwe na mama wamubonye mama my brother wamubonye hata turagukunda kandi twiteguye gukomezanya nawe ubuzima bukagenda neza my brother mama musuhuze mama ni mama wawe wamenye urambona ni mama wawe wakujyana Fanta mwana wawe uvuye mu kuzimu hata humura biraza kugenda neza humura Fanta humura turagukunda mwana wanjye icyangombwa ni uko uvuye mu kuzimu Fanta humura n'ikibazo wihangane humura icyangombwa ni uko ahembutse humura Fanta mwana uhamagara abaganga bakavanamo ibintu bakavanamo iki kimashini tukaragura genda ujye kubabwira ariko se mureke ibi ni ibikira uramuhubura rero uramuhubura ngo niwe wicaye mama reka mpamagara abaganga turebe ko hari ikintu bakora kuko kutubwira ko yarya nyeganyeze arimo kuvuga kiraho wisakuza kariye dogita basi wongera ujye kumureba kariye dogita genda ujye kumureba ndahasigara My daughter. Mama wacitse cyane reka mwana wanjye hari igihe ntekereza nkareba ibintu birimo kutuzunguruka ntatekereza n'imyaka yawe nyine nkacanganyukira wabikoraho ikigo ibi byose nyine ntawamenya kandi iyo hantaba hari ntabwo ibibazo byari kuba bingana gutya ariko rero uvumire mwana wanjye urabizi ko ari wowe nyuma n'imbere mfite nifuzaga ko twajya duhuza kandi tukaganira tugahuza inama tukagirana inama aho bigeze numva uriya mugabo hanta ntabwo mubonamo umuntu muzima njye mbona ari umugome iki se ibi byose ni rero nkavuga nti nakugira inama ko ugomba kuvana umutima kuri we gukomeza kumutekereza ahubwo ugashaka ibyo ukora ukiyubaka dore nubwo mba afite ubwo burwayi ariko umwana ntabwo yananira umwana namuha icyo kurya namuha icyo kunywa umwana namubikira agasinzira buryo nawe ujya mu byo ujyamo bitakugoye udafite umutima uhagaze erega mama ntabwo rwose hanta ari umugome nk'uko ubitekereza njye bitewe n'uko nzi hanta nibyo twavuganye n'umunsi duheruka kuvugana njye yambwiye ko agiye kuvuga ukuri kose ndicara nkatekereza nkakaraga umutwe nkavuga Isabella ko muzi ko nari mapanze yaba nawe yaramushimuse yaba yaramushimuse
Isabella najya mwizera ko ibyo rero ni nayo mpamvu njyemba nkubwira ngo uhaguruke ugire ibyo ukora bikubaka bikugurira amata y'umwana yarwara ukamuvuza erega nkubwire mwana ntabwo ugomba guhora wumva ngo wegamiye ijambo ry'umugabo wegamiye umugabo 100%. Haguruka Nyatari njyewe ikintu kiriho ni ugusengera Hanta nimba yaba ameze neza yaba atameze neza basi Imana ikamukomeza kuko njye nta kindi kintu neza umubwire gute ikintu cyose ngiye gukora uzi ko mba numva nta mbaraga mfite nyine musengere njye se ndakubuza kumusengera tumusengere twese kuko ankundiye akaba umukwe yaba ari umwana wa kabiri nakubyaye uri umwe yaba abaye umwana wa kabiri nakwishima ariko mu gihe byanze nawe nabyaye se nkubwire ngo uyahure cyangwa icara upfu rubi utagira icyo wimarira ngo ni umugabo bishobotse byashoboka ariko bitanashobotse ugomba kugira ubwenge bwigira Nyatari nase mubwire gute mama ko nanjye unafite ikintu nagusubiza twagize amahirwe umwana turamufite icyo kintu cyari kiduhangayikishije nta kindi numva kuri jye kigombye kukuvana mu murongo nise na papa w'umwana ntuze n'imazi nicecekere ntafite abo bavindimwe se ntafite rega muyoke ko nubwo ibyagenda byose Hanta nyine nawe yaremye umuryango wo ku ruhande kandi twe tugomba kumurwanirira ngaho rwana rero nutareba neza bazaguca umutwe urabona ibi bintu atari amashiraniro sinzi pe nabangiye sinzi icyo nabivugaho nyine icyo ugomba kubivugaho ni iki guhaguruka ukubaka fondasiyo y'ubuzima bwawe n'umwana wawe Hanta yazaza agasanga hari icyo wigejejeho agasanga wariyubatse Nyatari pe Nyatari njye ndumva mana sinzi n'icyo kuvuga cyangwa icyo gukora pe biba byanancana byancanze pe simubeshye erega ni we wivuna ubaye umuntu uzi gutekereza neza ntabwo ibi bintu byakuvuna Hanta atagufite yashaka undi mugore utaranabyaye yabyara urumva mwana wa utanabyaye yabyara imfizi ntago yiyimirwa aho igeze irabyara ugomba gushyira ubwenge ku gihe bitabaye ibyo nunareba nabi uzakomeza gukurikira bari abantu ubagendamo dore ko bari abantu bafite inyota y'ubutunzi ariko rero ngewe bijya binansetsa ababifite ni nabo babirwaniramo reka vuba mabuja ahaha bikumva gashya we bivuga ngo ntabwo uzongera kuba karya ngo bagiye gutabaza n'undi uzajya utera adade twajya n'inye muko dushaka usije ko twanagize tukazimara ibyari byagaragaje ushaka bayiti niko mubira nabi ndazi nukwera ko utarashyira mu magi ngiye nyama zitarimo magi ntabwo zikunda twishira mu cyidi w'inyama umuswa cyangwa hariya urukumbangamira cyangwa muri inyama niko kunukira uje ntabwo kunukira byagenze bite hoya kosa byagenze bite kunda ubugambo ngiye nyine ntabwo nikunda inyama zumutse nsigaye nkunde zirimo isosi umushyiremo amazi se undikire cyangwa warwaye malariya akose bite byawe nigeze nkuga ko ngwaye ahubwo urabyumva gute ko turi abana bo mu rugo hano ni mu rugo ahubwo wowe urupfu ruri kukugendamo njye nzajya nte mfungura nte mfata ibintu byose mbonye yose kuba iyi nayo bigenze bitese
njye bandi umuntu mukuru nyine ndacyari muto ko ntabwo ibintu by'abantu batwite ndabizi by'abantu batwite ndabizi ubu ntabwo twite Jesus kiyobe mbese mayoneze kiyobe n'ubwenge mfite ntwita cyane n'abantu bafite ubwenge rero nibasama turi kwishima Imana izabikurinde reka suga twite wowe ufite umugabo uracyari sugi ndabibona bikugaragara sake Imana ndisugi nka mama wawe none numva nkubwire kuba turi abana kwa dadise urabibona gute nyene njye niba nanjye nkora hano wowe ugiye kwiga umwana wo kwa dada ngo bimeze biti kuba zatwakwikora hano ubizi wa mugore azakumva uza pano nibyo nari kuvuga ngo dutekerezeho wakagoryiwe ubu rukundo badukunze turushyire kuri kangahe kwishana rimwe kora gusubiza ubwenge rimwe ntago ako murangare ifata kandi ngo mbaye umwana ngo woyiwe ngo nge mwita papa basi baramukopa nyine kugira ngo tubayishime naho se wowe uwaremeye koko nawe ururemere ugiye kubana n'umugore mugenzi wawe muzi ufite umugabo nizo njye sindi umugore njye ndaza nemye ntuje ejo cyangwa ejo bundi urabona nkurura akavarizi nza ninjira hano ikibazo ujyanye n'umugabo w'abandi umugabo w'abandi se ngiye kumurya nzarya ibiryo uzateka umugabo w'abandi azagumane n'umugore we icyo mfa nuko mba ndi hano ariko uzi ko umugabo agira ari niba utamukunda unaba uryama mu cyumba kitari kimwe n'iki muri abajya gusanga mu cyumba cyawe agirira ari Uye ndavuga abagabo barema mu irari. None se ubwiwe n'iki abagore twe tuba tutarifite ahubwo twabuze abagabo bariza ibyuho. Nyine waje kurishakira hano waje gushaka abagabo bandi gusambana tu kujyuna n'ibyo gushaka biba byakuzanye muri iyi nzu. Muranga afite umugore wabyibagiwe. Ndabizi ko mufite. Okay, ngiye mfata nk'umuntu uri mu rugo. Kandi narabumvishe. Batwakira mu muryango wa gacucu. Narabumvishe. Ziba. Aranga ngo kongera igitabo. Ntabwo yari nje. Ubera ubujarwa ndarashikirije me. Subira mbaranga. Niko kumukira se. Oya, ntabwo imyitwaro ufite kandi aho byose babishakanye hanga muri mu gihugu. Ndebera umwana agira ko hari hano. Nani kwibuka karimbo shanye mu tararawo nongera ukari ugatekerezeho nkaririmba. Karasi karagatara muri nari kuririmba. Kudashyira mu rusenda se ntabwo ariko disi mishe ufite ibibazo byinshi cyane. Ndi kukureba. Umva nkubwire. Mfite ibisubizo. Ndi kuba hano nk'umwana mu rugo banyakiriye mu muryango. Ngiye kujya mu byuka ninjye utuntu twose nyine. Ikindi uri kwirengagiza Isabelle ni inshuti yanjye buriya cyane magara wanamupira biragaragara ko amupira twapfirana njye nawe okay usibye ko hari igihe tujya duhinduka nyine tukavuga nabi nuko tugira umujinya ariko turi inshuti buriya nta kintu kimwe cyapfa hanyuma rero kubera ko tumaze kumenya ko nyine kuba turi hano batadukunze ari kugira ngo duhishe amabanga yabaye ndagira ngo mbwire ufunge umunwa ntazagira ikintu uvuga ku buryo muranga nta kintu kiba kizamubaho sibyo nyine tugomba kurinda muranga oya apana muranga nabo tugomba kurinda umuryango erega winyigira inshuti magara ariko ntabwo niyo ibintu by'umbwira kuko ndamuranga gusa narabyibagiwe oya hari igihe ushobora kumukunda icyumba kimwe kindi ukamwanga ubu ntabwo mukunda ubu ntabwo ndi kumwiyumvamo kandi urabiswa wishimiye kuza kwa muntu urya unywa bajya ngo wowe ntabwo uryaga kose banyakiriye mu muryango utumva wowe nyine ndabyiza bakomeze badusure vuga ngo Isabelle ndatwumva ikindi Isabelle bamuha ariko ntabwo ngiye kubeshya nyine tuzajya dusangira ku meza cyane si famille mama na papa murangaza ajya yicara hano mama wiwe hariya umugore we hariya nanjye ukurikira mite nicara nawe wakaboye nyine ute wicara ku ruhande akaboye akana ubundi murumuna wawe mama wacu ninde ni Isabelle njye ni mama wanjye muri papa wanjye wowe kubera ko uciriritse niyo mpamvu bakwakiriye nyuma mbese buriya bazashaka undi mukozi cyangwa uzakomeza uteke ndaza muri salo mite mbwi nyine umunsi twicaye tweza dadi papa njye nawe nshaka gukora mugongo umukunja atubwira ngo yigo bebe ushaka iki mbabibwiza Isabelle harakomera urushyi sijya uza gushyana kuvuga bose ntabwo mama wanjye abinkora reka ni mama wanjye buriya atambwira ngo umwana wanjye ukumva ubabaye nababaye mu mugongo yo siko wazimije warangije guteka nuko tudashiriza tuzi tuyavuge reka umva tutunze bashaka ko kunywa turaba tuyavuga ariko nyine ejo cyangwa ejo bundi cyuma cyanjye gikorope ndaza n'akavarizi Isabelle ndabizi nako yakwa ubundi nzagiye mbyuka mu gitondo mbone nkuranga oya nako ntabwo ari nkuranga nzajya ndeba Isabelle nzabandura mami dati ikibazo ufite ni iki
tubora ngo umbwire uragira ngo bigende bite? Ikibazo mfite ni ikihe? Hakuvugira ngo bigende bite? Ahubwo icyo wateje ni ikihe? Ikibazo nateje ni ikiza. Gute Michelle aza kuba mu rugo rwawe? Nganyumvira. Ariko reka nkubaze wa mugabo we. Wari wabona ibihanga bibiri mu nkono? Abagore babiri mu nzu. Uzi ibyo uri kwikorurira? Uzi ibyo uri gukora wowe? Michelle ni inshuti yanjye. Ariko umuntu arahinduka isaha n'isaha. Kuvuga ngo umushyize mu rugo rwawe. Nta mugabo agira. Ariko ntabwo wabyumva. Iki kintu kereka nkubwiza ukuri. Waransuzugwe kandi na n'ubu kinsuzugwe. Sheri waba ugeze kure. Naba ngeze kure wowe ugatinyuka imbere y'abantu. None se niba ugafata umwanzuro tutigeze tubiganiraho. Urugo n'urwawe gusa se turi babiri. Kugira ngo ufate umwanzuro kugira ngo uzwe kuzana undi muntu. Abagore babiri mu nzu. Hey, reka inkono azateka bure tuzayikorera. Ako Sheri ndagira ngo nyumve. Biriya bintu byose nabikoze kubira inyungu z'umuryango. Ntabwo ari ibintu ntabwo ari inyungu zanjye. Inyungu z'umuryango kandi ugiye gusenya umuryango. Izina ry'Imana ndakurahira bure tuzureba agashyami Michelle agiye gukora muri uru rugo. Niyo yaba ari murumuna wawe muva mu ndimwe. Ari gihe bigeraho bikananirana ko babana mu nzu imwe. Ari mwaronse berere nkanswe rubanda wigendera ngo nuko ari inshuti yanjye. Ibyo se ni ibiki? Sheri hangane gato nyumve sibyo? Reka burakari n'umujinya no kuzamuka cyane sibyo? Ibi bintu nabikoze kugira ngo havaringa amakuru Michelle na Jeanne bafite. Urumva? Ariko ikiri kimwe cyo nuko hanta namara korerwa avuye mu bitaro. Nge nzahita mbirukana. Nzahita uko baje niko nzabasohora. Ibyo ni ibitekerezo byawe wagize utabace kungisha inama. Wenda aho ngandara ndakubwiye ngo kuba ari hano mu nzu ntibyamubuza gutanga amakuru. Kuba ari hanze ntibyamubuza gutanga abishatse yayatanga mu gihe abishakiye. Ariko kuvuga ngo ugiye kumuzana mu rugo tukabana umugore n'umugabo. Sheri uzabureba ibintu bizaba. Wenda ko sinigeze ngatekerezaho cyane. Ubundi subwiwe n'iki ko hanta azava muri koma? Byo bibwiwe n'iki ko wijya kuri singutekereze gutyo. Birashoboka ko adashobora no kuvamo kandi urumva kutavamo birumvikana niko kuguma hano kwa Michelle. Oya wijya kuri nawe. None se murumuna wanjye akagombye ko yifuza ibintu byiza kuri murumuna wanjye. Ntago mvuze. Ese kumva ngwe bwa. Uburaje bigira indi mpamvu. Jewe ntago mvuze ni uguteganya. Birashoboka. Oya sorry basi ngaho sorry. Sibyo. Ntangwa waramutse aguye muri koma. Huye erega none se kwa muganga urupfu rwose ntibibaho. Erega Sheri tujye tuvuga. Byiwe byatura none hanga. Reka twigumire ku kibazo cya Michelle arimo kuzana ngo ufashe kucyumva hanyuma tugikemure. Ariko nzi neza yuko Imana izamugarura mu buzima ndabizi. Icyo ni ikizere mfite. Imana dusenga, Imana twizera n'Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Murumuna wanjye azagaruka mu buzima. Rero icyo nteganya nuko igihe hanta azabagarutse hano mu rugo. Ari Michelle, ari Jeanne mfite uburyo nzabaganiriza, nkabafashiriza kuri yo muryango ku buryo nta kibazo Michelle yaduteza hano mu rugo. Urumva? Kandi ni umuntu w'inshuti ntabwo ari umuntu ushobora kugira ngo dushyire hanze. Buriya afite situation y'ubukene urabizi ko akenshi twe tumufasha mu bibazo bitandukanye. Sofie gufata uburyo tukoreye ubundi buryo twamufashiriza hanze ataje guteza nk'icyo kibazo urimo kuvugana mu muryango kandi birashoboka. Ndagira ngo rero nyumve wihangane nibura in 1 month ikibazo kizaba gikemutse. Hante kigira hano kwezi kumwe nzahita nkwereka icyo nikorera. Nataza ko ari cyo kibazo. Oya azaza kugira ngo kundi ubika amakuru. Sheri ngenzi ko azaza ndabyizeye nabwo ngo ndabyizeye. Wihumura utuze. Michelle ntabwo aduteza ikibazo kirekire. Nge nawe turi abantu bakuru ni inshuti yacu. Urumva? Wowe nawe ndabareba gutyo uko kandi bure tuzabureba. Izina ry'Imana nayibatwikira. Ibyo byubimenye. Iyi nzu ngewe Isabelle nayibatwikiramo. Ntose ko ugiye kuruguze Enva reka nkubwire mbabarira. Akosheri Mbabarira. Buri kimwe cyose nshobora kuba nigira injiji ariko sindi umwana. Ndanabona. Ariko icyo nkubwiye cyo muranga ikosa wakora iryo ari ryo ryose. Iyi nzu nukuyitwika wowe nawe. Sheri kambwira ikintu kimwe. Mbabarira. Ndisa. Garuka. Isabelle garuka hano Isabelle. Garuka hano. Uratinyuka ukazana ni mukeba wanjye. Icara hano. Niba ni mukeba wanjye wazanye ngo mbimenye wa murongo. Bimenye. Tuza gatoya. Ngereka nkubwire ntabwo ukeneye kumva ukuri kwanjye. Niba nkubwiye ko ibi bintu wakoze ari ibintu bidashoboka. Uragira ngo nkore iki?
ni iki kintu wasobanura gituma abagore babiri babana mu nzu imwe? Ni umugore warongoye mbimenye, ni ihabara ryawe ni iki? Menye ko twicaye mu nzu turi abagore babiri, binsobanurire neza. Wowe sinzi impamvu ushaka kuzamura ubukana bwawe buri gihe udatuza ngo umuntu abanze kwereka icyerekezo aba afite. Wenda ndabyumva ntabwo bira ira decision yifashe nta kugisha inama mbita mbiguturaho, ariko byose nakubwiye ngo nakavaringaga urumva amakuru y'umuryango ni ibintu byatugiraho ingaruka igihe Michel na Jeanne batujyana hanze bakatuvuga ibyo bintu. Michel amakuru ashatse yayatanga yaba ari hano mu rugo yabatari na hano, afite uburyo bwari bwo bwose ashobora gutangamo amakuru. Ibyo rero byo kuvuga ngo kumuzana kuba hano mu rugo ngo nibyo byatuma atatanga amakuru, ese numuzana hano akayatanga byo bizagenda bite? Oya ntabwo yabikora. Ariko uzi kubana, reka nkubwire Sheri, uzi ko uri umugore w'umugabo ufite umugabo, undi mugore mugenzi wawe nta mugabo agira, uzi ishyari riba riri mu mutima w'umuntu. Okay, nubwo ari inshuti yanjye ariko kubona ndi guseka nawe turishimye turarya tukanywa tukajya mu buriri tukaryama akagenda akipfumbata, uwo ni umugore. Nanjye nagira ishyari ndi mu rugero muri we, sibyo? Ariko ntabwo wowe ushobora kunyumva, ntabwo uzi uburemere bw'ikintu wakoze. Ntacyo wowe nyemerera, urumva nzi neza yuko Imana izadufasha hanta akagaruka mu buzima vuba kandi bishoboka. Ariko se aramutse atagarutse, we ibyo ngibyo bitekereza, ariko ujya kuri jya wizera Imana itanga ubuzima, nzi neza yuko bizakunda. Namara kugera hano rero nzamuha ukwezi kumwe kandi ngende bimuteguza gake gakeya. Aracyadukeneye, ni umuntu ukeneye ubufasha, no hanze umuntu yamufashirizayo. Ubwo bufasha rero nibwo azakomeza akabona. Buretse murareka nkubwiza ukuri, nurebe ibintu uri gukora, izina ry'Imana nutisenyera uzahangana. Oya Sheri hangana, utajya kure kandi sibyo, wereka ibintu ibyo ngiye umutima mubi, icyo kibazo nzakirangiza kandi nta kibazo ugeze gute biteje. Ni ukuri ko Imana afite ubwoba. Ubwoba bw'iki? Abagore babiri mu nzu na mama wawe ubwe byaramuhangayikishije. Rero ngiye ngomba kwirinda, sibyo? Kabone nubwo yagira iyo myumvire wenda yo kuba yandarikira cyangwa se akagira nk'uko urimo kushaka kubitekereza, ariko njye mfite ubushobozi bwo kwirinda umuntu nkamwirinda kandi ndakubaha. Sheri reka nkubwire, urebe ko ukoze nyemerera, hagize ikintu kiba ntabwo nakubabarira. Ndakubaha urabizi, ndakubaha kandi ndagukunda. Ibyo rero ngomba kubikubahira, wanyumvishe? Ntugikure. Meyo kare mu rugo. Asante. Iminsi myinshi cyane kabisa. Twaraburanye kwe. Warabuze. Iyo turi hariya rero upfa kuboneka bigoye. Formation zagenze neza? Amahugurwa yagenze neza. Wabonye akanya ko kuryamura naruhuka, iyo bafashe bakabajyana ahantu nk'ahariya mu baye y'iminsi, bituma umuntu aniruhukira, ukaganira n'abandi, ukarya, ukiga, ukaruhuka, ukaryama. N'ubundi ni ukuvuga ngo hariya wameze nk'ari kuguforomata. Uragenda ukaruhuka, ukagaruka uri mushyashya. Cyane ko baduhaye n'amasomo. Ariko nibyo kabisa. Bitise? Aha turabisanzwe. Usibye utubazo nk'utwo tw'uburwayi. Yego. N'urupfu rwa Muzengera ngo warabyumvise. Bambwiye kuri phone se. Sasa rero natwe twari tumeze neza, ariko mu bibazo nari mfite n'umwana ashaka kubaza nko mu daherukana, ibyabaye byo narabyumvise kandi sorry, bibaho mu buzima. Ubuzima bwacu niko buteye, bitubaho natwe n'ejo bundi twagenda niba wowe cyane rwose no kujya bihangana buriya kubura umubyeyi ntabwo ari ibintu ntabwo byoroshye. Ahubwo se uriya murumuna wawe Hanta kuba ameze kuriya, kuba afite kiriya kibazo buriya byaratewe no kubura papa we n'urupfu rwa muzehe? Cyane kubera yuko agira ikibazo twari turi muri salo, twicaye turi muri salo tuganira bisanzwe nk'umuryango, muzehe agira atyo umutima uramufata, agira crise y'umutima. Agize crise y'umutima, agira isereri, asa n'umuntu wikubise hasi. Uko nk'uko yakagiye yaheze ntabwo na gutyo yagiye. Hanta rero ni umusore ukiri mutoya, gifite impungenge kuba ubona papa wari muri iyo crise imeze gutyo, byamugizeho ingaruka zikomeye ku buryo nawe n'icyo kibazo yagize ajya muri koma. Ariko dufite icyizere ko Imana izamugarura mu buzima. Nzi ari kubitemo n'izabukuru n'iki. Nuko yari irwaye ziriya ndwara ziwe nyine, buriya abantu bakuze bagira indwara
ziriya ndwara zabo zidakira ariko zifatanya n'ubusaza ntabwo amaze imyaka yari arimo bavuga ko agiye kuko yari ashaje yarakuze ariko si wo kugenda none aha ngaha yego si wo kugenda none aha ariko ndi gutekereza buriya ibyo bintu byaba ari byo kweri kubera njye numva ari bucunge wakabikurikiranye neza ugacunga umugore wawe Isabelle ko yaba atabifitemo uruhare. Isabelle none se biriya ko ari ibintu bibaho ku buryo yahita amera kuriya kweri handa reka ni mukuru akomeye nk'uko nabikubwiye numva wabyitaho ukabikucunga. umugore wanjye nta ruhare yabigizemo nk'uko nabikubwiye biriya bintu byabaye twese duhari turi muri salo twicaye tuganira muzi yafatwa gutyo yikubita hasi gutyo tujyana kwa muganga tugezeyo birarangira. ubwo rero kumbwira ngo nabihuza n'umugore wanjye Isabelle buriya Isabelle wenda hari utuntu wagiye umwumvaho twa tuntu yagiye anyuramo tutari twiza ariko hanta baba bapfa iki cyatuma ahita avuga ngo agiye kumugirira nabi cyangwa agiye kugira gute akareka tubyera ko nta kari gaciyemo. hanyuma ikindi mbese kuki wimutse utambwiye kwimuka byo urabona muzahitibye Imana udahari yego wari mu mahugurwa kuba utaraje kuntabara nabyo niho wenda twari kubona tukaganira gahunda yanjye yo kwimuka n'iki ikindi ari amahugurwa yawe murabazi ko mwamaze hafi icyumweru ibyumweru bitatu mwamaze ibyumweru bitatu ariko mwaranize urumva rero ntabwo wari uhari ntabwo nakumenyesha uri mahugurwa gusa nanize ko igihe cyose uzagarukiramo umuntu w'inshuti yanjye nzakubwira ko twimukiye ngaho ukaza tukongera tugasangira agacupa nk'ibisanzwe ahantu ko ntashira inyotara nagarutse ino buriya nabonye turiya tuntu tugenda dusa naho tugenda ducururuka reka nigarukire inangaha ako nta kibazo ubundi reka nze nkurabire se ko ari kwa kundi. hanyuma se ahandi we biti ndaho nakubwiye ko wa mugabo twari dufitanye amakimbirane ku bijyanye n'aya bizinesi byarakemutse nawe byarakemutse nabonaga wari stress cyane ndakutiramo twa tubazo twa za manza mba meze nk'umuntu ucanganikiwe ariko this time it's okay. Mishereka nkubwiza ukuri urabizi ko ngiye ntabwo nyangira uburyarya ngo ngende ngo mbike ibintu ngo mbihishe hoya urabizi ko mvugira aho ngaho mu by'ukuri ntakubeshye ntabwo nishimiye kuza kuba muri uru rugo ntabwo mbishaka simbyishimiye kuko sinibaza kuntu n'ubu ngubu bwanjye ndacyakeka ko utwite ariko ntiwigeze ubimbwira nk'inshuti yanjye sinibaza kuntu ngiye nawe tuzabana tuzicarana muri uru rugo tukabana. Isabelle uri mukuri pe ndetse n'ibyo ukeka byose nibyo wenda igihe cyari kitaragera cyo kukubwira ko ntwite ndatwite pe ni ibyanyabyo.